ntugatinye gukoza Satani isoni, ntugacogorere imbere y'utarakebwe. Zamubwire ngo iyo twiringiye ifite imbaraga z'ibiruti by'iyiti binyembaraga, nubwo itadukiza yahaye ingumba kubyara turabibona, nubwo itadukiza yigeze iturengera, iyo dusinziye niyo idukangura. Iyi Mana twicaye imbere ishobora kutabana nawe mu kigeragezo ikaja guhagarara aho kiri mu kwicira, ishobora kutabana na mu kigeragezo ikaja guhagarara aho cyari bukwi. Dusome ijambo ry'Imana, turasanga mu gitabo cy'Imigani ibice 11 umurongo w'8. Dusome mu izina rya Yesu. Hari ijambo rivuze ngo umukiranutsi akizwa amakuba, umunyabyaha agasubira mu kigwi cye. Dusubiremo. Haravuze ngo umukiranutsi akizwa amakuba, umunyabyaha agasubira mu kigwi cye. Tunejejwe n'Imana. Imana ntabwo irarikira abantu bayo ubusa. Imana ni umutetsi mwiza uzi guteka ibyo kurya bikwiranye n'inzara abantu bari bafite. Buse muranyumvise? Reka nongere nsubiremo. Ndavuze ngo turashimira Imana. Imana yacu ni umutetsi mwiza. Iyi Mana izi guteka ibikwiranye n'inzara dufite. Muyigirire guca. Tugiye kuganira kw'iri jambo rivuga ngo umukiranutsi. Umukiranutsi. Reka mbisubiremo. Tugiye kuganira kw'iri jambo rivuga ngo umukiranutsi. Nashaka bari mugufi, nashaka bari muremure, nabikibongi cyangwa sawe muto muto, kuba kiranuka Imana iravuze ngo azakizwa amakuba. Kandi si ibyo byonyine, umunyabyaha akwiye gusubira mu kigwi cye. Uyu mukiranutsi nashaka abatuye mu cyaro, aho atuye si ikibazo, igikuru ni ukuba kiranuka. Oya reka mbisubireho. Uyu mukiranutsi nashaka batazi gutebeza neza, uyu mukiranutsi nashaka abatuye mu cyaro kure, ariko kuba kiranuka umva azakizwa amakuba. Kuba akira bese umubare w'ibanga password ni ugukiranuka. Ubwe ngo Imana ibidushoboze. Iki gitabo abahanga bavuga ko cyanditswe n'umugabo witwa Salomo. Salomo avuka ku mugabo witwa Dawidi. Kandi abahanga bavuga ko Dawidi yamubyaye mu buryo butemewe n'amategeko. Ariko turashimira Imana itaturebera muri kavukire. Ziko mutanyumvise dibe. Nari mvuze ngo turashimira Imana itaturebera muri kavukire. Burya icuza bacu kiraruta aho uvuka. Aho wavukiye ntibikureba, igikuru n'icyo Imana izagukoresha. Byagenze uti umunsi umwe Dawidi ngo yohereje ingabo ku rugamba, arangije yisigarira mu rugo. Umva uko Bibiliya ivuze. Wigiye ari gutembera, narasomye ngo yari ari kugendagenda hejuru, ubanza ari etaje. Noneho sinzi ukuntu ngo yarungurutse abona umugore uri kwiyuhagira. Dawidi afatwa n'irari, aragiye ageze mu rugo abaza abagaragu ati umugore mbonye ufite imisatsi imeze guca na guca, afite agapo kameze uko mugereranije. Baravuga ati uwo mugore uvuze
uko umutubwiye uko ubonye ateye ni Batisheba umugore wa Uriya. Dawidi ati Uriya wa undi uri ku rugamba, abandi bati nuwo, mugende mumunzanire. Baragiye baramumuzaniye. Bibiliya avuga ngo nuko bararyamana. Dawidi yibwira ko birangiriye aho, naho ntabwo birangiye. Igihe gito umugore araza ati burya ntabwo byarangiriye aho, ndatwite. Kandi uzi ko mubohereje ku rugamba umugabo wanjye nawe arimo. Dawidi ati ibyo byikujana kure, mfite uko ndabirangiza. Moroko, umuntu asibanganya ibimenyetso by'icyaha ariko amaherezo akazafatwa. Uzi ko aba bantu batanyumvise? Narimvuze ngo umuntu asibanganya ibimenyetso by'icyaha ariko amaherezo akazagira gute? Hari abantu bazi gufata ikinyoma rero bakagishakira ibimenyetso. Umugore wa Mukapotifari, abahanga bavuga ko uyu mugore yitwaga Zoreka, ngo yabonye Yosefu amucitse, ariyaranja ngo ashaka kumukuraho umwitero. Aho umukwe yaravuga ati ndagufatishije. Mbese afata ikinyoma agishakira ibimenyetso. Ariko turashimira iyi twicaye imbere, izi gushira ukuri ahagaragara kuko ni nayo kuri. Uyu mugore ngo ararira ngo yitwaga Zoreka. Abahanga bavuga ko ngo uyu mugore yari mwiza kandi nawe yari yiyiziho ko ari mwiza. Ngo yari afite uburanga rero. Buriya abahanga bavuga ko ngo yari afite abaja benshi we mu rugo. Abaja noneho ngo hari abagore bari bashinzwe kumuhatira ibirayi n'ibijumba. None kubera ko nawe yiyiziho ubwiza agatambukana ifiyeri, abagore bari guhata aho kureba ikirayi bari guhata bakamurangarira ngo bakaba bikebye intoki. Kuko yari yiziho ubwiza rero ngo ashaka kugusha Yosefu, yibagirwa ko Yosefu iyamuhamagaye ihagarara ku mukiranutsi ikamukiza amakuba. Yosefu ati wambonye? Yosefu ati mbona iyampamagaye. Ubwiza mfite ntabwo uri kubureba. Yosefu ati ifite ubwiza nivuga bikaba yategeka bigakomera. Ubwo ati nurukura ko abandi bari kwikeba intoki. Yosefu ati nabataravuganye nayo. Ngo afata iby'Imana yamukoreye, bene se bamaze kumuta mu rwobo. Aha agaciro ihene yapfuye wakarokoka, ngo iyo neza y'Imana ayigeretse kuri Zoreka, asanga Zoreka nta bwiza agira. Ubwiza bufitwe n'ikura umuntu mu bupfubyi, igakura umuntu mu bupfakazi, ngo abona niyo nziza cyane kuruta Zoreka. Dore impamvu abantu bahora bagwa buri munsi, bareba ku by'Imana itari yakora. Iyo ureba Imana mu byo yakoze, uhita uvuga ngo nibyo itari yakora izabikora. Iyo ureba Imana mu byo itari yakora, uhora ureba bagusize. Imvura yaguye vewiti yanyuraho, ariko si Imana imburire na gikumi. Nibagirwa ko n'aya maguru hari abatayafite bicaye mu kagare. Iyo uri kurebera Imana mu byo yakoze, ureba ibyo wasize. Kuba ati na hahandi sinari kuhava ni ukubera Imana. Yesu ashimwe. Ngo afata iby'Imana yamukoreye, yibuka ukuntu bene se bicajwe no kurya. Iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro niho ubyumva neza ngo bene se bamwitegeye kure.
bavuga bati nguriya karosi kandi papa wamudukizaga ntawuhari. Bibagirwa ko nubwo se yasigaye mu rugo ariko Yozefu ari kugendana n'iyavuganye nawe ngo bicajwe no kurya. Niko Bibiliya ivuga. Bamwitegeye kure, akiri kure, arabati nguriya karosi papa wamudukizaga ntawe. Yuda ati nshingiye ukuntu cyajaga kiraturega, papa akaba yaragikunze akakidodera n'ikanzu. Ibiryo byacu sindabirya ntaracica, ndabanza kucica ubundi ibiryo ndabirya nyuma. Ngo bemeze inama ko bagiye kumanza bamwica, ibiryo bakabirya nyuma. Agiye kubagera iruhande, Rubeni ashira agatoki hejuru, bati ako gatoki nakiki. Rubeni ati mwareka mukanyumva. Yuda turamenye ntubugiye kudukiza Yozefu, kuko uhangaye ukamudukiza wapfa mu cyimbo cye. Rubeni ati nyine nje sinshaka kumubakiza, ariko ndi kubabwira ko nshonje. Nanje igitekerezo cyanjye ni mu cyumve, ndashonje. Sinategereza igihe muramwicira ngo ari honge. Kumwica simbibabujije, mumufate mube muramwica, nanje ndaba ndi kurya. Noneho ibiryo ndabirangiza namwe mumaze kumwica. Yuda ati data we, ubu mwica ibiryo ukabimara turi kuziki. Rubeni atumva rureka tubihindureho gake, mureke tubanze turye. Bicazwa no kurya. Uzi ko bicazwa no kurya tugatabarwa? Uzi ko aho ugeze ari uko Imana yateje abanzi we kuba bicaye bakagira ibyo bahugiramo, nayo ikakugeza aho yashatse kukugeza. Burya nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Muyikomera amashyi yo kabyara. Ariko rata Imana yashatse gutabara umuntu ntabwo ibura inzira. Sinzi iminota bampaye rero umushumba yavuze ngo nimbwirize, ariko ndacungana n'igihe. Amahirwe mfite nuko murarikesha, muracafashwa. Haleluya haleluya. Yozefu abwira muka Potifari, aramubwira ati yandengeye, niyo ikurusha agaciro. Wowe imbere yanjye ntacu uvuze, ifite agaciro ni yandokoye ikankiza amaboko y'abagome. C'était très nice. Nari ndi kubabwira ko hari abantu bafata ikinyoma bakagishakira n'ibimenyetso. Hanyuma rero leo ariko nibi ni ngombwa ngo mbivuge. Ngiye mbonye hari inyubako y'ibitagangurirwa, ngiye kona mbona marayika araje afashe ya nyubako ayinyuzamwe inkota, ibitagangurirwa birasenyuka. Nongeye kona mbona hari byari bigeze kuri 3. Ngiye kubona mbona nabyo byari birimo inyoni, ariko izo nyoni nabonaga zidafite amababa, mu bigaragara zari inyoni z'ibyana. Ngiye kubona mbona rero marayika n'ubundi atunzeho ya nkota. Ibyari mbona birahiye birashize, na bya byana byari birimo biba birashize. Numva ijwi rimbwiye ngo bambwire ngo kubwanje nzabyikorera, ntacatuma izina ryanjye. Dawidi abwira batishe bati humura, ngewe nzabyirangiriza ntibigutera ubwoba. Dawidi ngo atuma ku mugaba w'ingabo witwaga Yowabu, aramubwira ati nyoherereza Uriya ndi kumushaka. Yowabu ashira mu bikorwa ibyo umwami avuze, yohereza Uriya. Uriya ngo agere kwa Dawidi, Dawidi atari ubu ntunaniwe. Uriya ati ntago kunanirwa kuko turara ku gasozi. Dawidi atumva rero, genda uje kuryama mu rugo.
ngo ashaka n'ibyo kurya, ngo amushakire ibyo kurya byiza, ashaka imiceri na za kawunga n'ibiki. Ati abagaragu nibaguherekeze ugenda uje mu rugo uje kuruhuka, tuzavugana ejo. Nubwo amutekeshereje ibyo kurya, nubwo atanze kawunga n'imiceri n'ibiki, Uriya ngo ntiyajiwe, ntiyemera kuja kuryamiwe, ahubwo ngo aragenda yiryamira, abwira abikoreye imiceri ati nimugende. Bati ko tubwiye ngo tujane, Dawidi ati mugende nje ndabasanga, Uriya ati mugende ndabasangayo. Ngo yirarira hamwe n'abagaragu. Inkuru igera kuri Dawidi, babwira Dawidi bati na ya miceri yose ntabwo yakanze Uriya, ahubwo yirariye hamwe n'abagaragu. Dawidi ngo ahamagara Uriya, ahubwo ati niko ibyo bambwiye n'ukuri. Uriya ati biki? Barambwiye ngo ntabwo wagiye iwawe. Uriya ati ntabwo nari kubona ukongi wanje. Uriya yavuze akantu karyoshe nkunda, aramubwira ngo ingabo z'Abisiraheli ziri ku gasozi, n'isanduku y'Uwiteka nayo iri hehe? Ntabwo nari kubona ukuntu ujya kwinezeza iwanjye mu rugo. Umva, Dawidi ngo akora irindi kosa, afata inzoga aramusindisha, kandi cyari ikizira mu Bisiraheli. Nubwo amusindishije, Uriya asindanye ubwenge. Nubwo amusindishije, Uriya ntabwo kambo kimutegetse. Nibyo koko arasinze, ariko ngo asindana ari kugenda aja kamwe n'abagaragu. Inkuru iragenda igera kuri Dawidi, nubwo ntabwo yigeze agenda, anari kumwe n'abagaragu. Dawidi ngo aramuhamagara. Dawidi akora irindi kosa rikomeye, arangije afata ukuboko kwe arandika. Ukuboko kwe arandika, yandikira umugaba w'ingabo, amubwira ngo Uriya akigera aho ngaho umushore imbere, ubundi muhane, mumureke umushore imbere, mumureke ubundi bamwice. Uriya urupapuro ararujyana, ngo ageze ku mugaba w'ingabo ararumuhereza neza uko barumuhaye. Umugaba w'ingabo asomye, ashira mu bikorwa ibyo bamubwiye. Niko byagenze. Uriya ngo bamushora imbere, baramuhana arapfa. Icyakora nasomye Bibiliya irambwira ngo uwo munsi hapfa ingabo nyinshi z'Abisiraheli. Kubera iki? Umukiranutsi witwa Uriya wapfuye. Hanyuma Yowabu afata intumwa arayibwira ngo genda ubwire Dawidi ibyabaye byose, ntubimuhishe. Icyakora nubona arakaye, umubwire ngo na Uriya nawe yapfuye. Ni nkaho yaragiye kumubwira ati umubwire ngo ntarakare, ko ibyabaye niwe wabigizemo uruhare. Intumwa yaraje igeze kwa Dawidi ngo imutekerereze ibyabaye. Dawidi atangiye kurakara. Numwiti kandi umva uko byagenda. Yowabu yambwiye ngo na Uriya nawe yapfuye. Dawidi yarahagurutse ubwo arahanura, aravuga ngo umbwire Yowabu ngo nahumure, inkota yica umuntu irindiriye undi. Arahanuye. Umva uko byagenze. Nubwo Uriya apfuye, nubwo Dawidi azi ko birangiye, ariko Imana irebera abakiranutsi. Ndashimira Imana ireberera umukiranutsi. Imana yo ngo ntiyaceceka, kandi Imana iracyafite abantu. Nubwo ba Dawidi bari gukora ibyaha, birengagije ineza y'Imana, Imana iracyafite ba Natani, Imana iracyafite aberekwa, iracyafite ababwiriza kandi birinda ibyaha. Imana yo kabyara ngo ibyereka Natani mu nzozi, iramubwira ngo kandi Natani we, kuba nkigufite uri amaguru yanjye, ngira kwa Dawidi. Icyakora nugerayo, mureke mbabwira akantu gakomeye. Uzi ko Imana izi igihe tutarakigeramo.
reka nongere ngasubiremo, witerwa ubwoba n'ibihurimo, ibi bihe utarabikandagiramo, nyiribihe yarazi ko tuzabikandagiramo. Hoya ngo nawe urabibona ngo ibintu byarahindutse. Ndacahindutse kiriho, ibi twabikandagiyemo, Imana isi ko tuzabikandagiramo. Hanyuma Imana iramubwira ngo genda umubwire, maze ntumubwire ko weretswe utaja no muri gereza, ahubwo wowe uramucira umugani. Ndashimira Imana izi ko turi mu gihe kigoye n'ukuri kw'Imana, ariko Mana we kigenda gushimiye twagikandagiye, muzi ko tuzagikandagiramo. Muvuge ngo nibyo. Natana araza yambaye udukweto twitwa kuko umwami Imana izantabara, yakubise mw'akagofero kavuga ngo iza uzakira umumari guhoza hijisho. Haraza ati Dawidi muraho, Dawidi ati muraho neza. Haraganiye Natana ati reka ngucire umugani. Dawidi ati kagira inkuru. Natana ati mu gihugu kimwe mu mudugudu harimo abagabo babiri, umukire ndetse n'umukene. Ariko umukire akagira intama nyinshi, umukene akagira agatama kamwe. Bukeye umukire agira abashitsi, aho gufata mu ntama ze afata agatama kamwe k'umukene arakica akazimanira abashitsi. Dawidi ati kwa jena na Yesu, ndashwanyaguza ndamenagura ndanetarariza ndaritagura ndavuma ndavumiriza. Muri iki gihe hari abantu bakimeze guco, ndahambiriza ndashwanyaguza ndaritagura. Uwo muntu aracabaho. Natana atawa naraharida, Dawidi atuwabaye ariho, none akagira ingorane akaba ari mu gihugu cyanjye, akwiye kwicwa. Natana ata kandi akabanza kariho uwo mukene agatama ke agakubye inshuro zingahe? Enye. Natana ati sasu wa santi vrema donko ndibaza amena. Humura, igihe cyo gukora k'Uwiteka kirageze. Imana izi kwishakira inzira, Imana ifite ubundi buryo. Ubwo yakoresheje uri kubyara izakoresha ubundi abana bige, ubwo yakoresheje washatse izakoresha ubundi, izaguha inzu bazi kutazaye. Ifite ubundi buryo. Ni Imana izi kwishakira inzira, ntabwo itegereza abayishakira inzira. Natana ati vurema ababonye umwanya wo guhanura, abati uwo mukire ni wowe, wagize ngo yongeye gutokesha, nuko ntari mpari, ariko ameze nk'uwakubiswe n'inkuba. Yaciye bugufi, amagambo ashirivuga, atangira kurira. Imana iti Natana ati Imana iricujije. Muroko uzirinde icyatuma Imana yicuza, uzirinde icyatuma Imana yicuza. Aka gasura ni ukuberayo. Iyo haba kubw'abantu ukusa ntabwo aba ari kusa, nuko ariyo yabigezemo uruhare. Muyizamurira amaboko. Twatunguye abantu, twatunguye iminsi. Ukusa siko akagombye gusa, uko wicaye siko uba wicaye. Twatunguye iminsi. Uzirinde icyatuma Imana yicuza. Ubu bwongo iyikoraho gato twari gutoragura amashashi, yikanda buto gato nawe uba wicara mu igare. Umuririmbyi aherutse kurimba ngo akagasura dufite ni Yesu, ibi byishimo dufite ni Yesu. Ntabwo ari umuntu wabigizemo uruhare. Usubije amaso inyuma wasanga mu muryango hari abapfuye ibirenge bimeze guca, hari abapfuye batazi kwambara na kamambiri, ariko wowe no mu mibyizi uba washizemo cyo mugire guca.
ariga ejo bundi niho nababwiye ngo natwe ubwacu turi ibihamya, natwe ubwacu turi ibihamya, dufite icyatuma dukorera Imana ntawe uduhasa. Ushubije amaso inyuma wayikorera ntawe uguhasa. Avuga uti cyagiye burya amaguru aba yaravuyeho iritambika amaguru abaho, cyagiye burya amaboko byari birangi iritambika amaboko abaho, burya mba naragiye muri gereza, no muri gereza iritambika ifunga inzugi uzirinde icyatuma Imana yicuza. Natani ngo aramuhanurira, dufite umwanya muto, amubwira ibintu bikomeye, amubwira ko Imana imuhagurukirije ibyago, amubwira ko inkota itazava iwe mu rugo, amubwira ibintu bikaze, amubwira ko we yabikoreye mu ibanga ariko ko abagore be bizabera ku musozi, amuhanurira ibintu bikomeye. Aramubwira ngo kandi kugira ngo umenye ko Imana yababaye, n'umwana wabyaranye na Batisheba ntabwo azabaho. Natani amaze kugenda, umwana wa Dawidi na Batisheba ngo bararwaye. Dawidi yanafashe n'ibihe by'iminsi 7. Hari abantu basenga amasengesho batazahemberwa. Hagoraze ko turi gusenga yo tuzahemberwa. Mugire guca. Arakantu navuze kuri YouTube. Arige nigeze kuja gusenga nifitiye ibibazo, paguruka njenyine ndavuga ngo nta n'umuntu turajana, ngo ngere ku musozi nifitiye ibihe byiza ndi gusenga, ndi kubwira Imana nishaka kungirira neza. Ngiye kumva numva umuntu ari gusenga ngo Mana umwice, Mana umwice. Nono nakebaguza, nubwo tuba turi gusenga tuba tunafite ubwoba. Yaravuze ngo umwice, mba ndakangutse ndebye mbona nta muntu uri hakurya, nta uri hakuno, ninje ari kuvuga ngo inyice nakoze iki, none si irampora iki, none gusenga birananira. Arakomeza ngo mwice, ndahumura, arakomeza ngo ndavuga nti ariko reka musange mubaze iki Imana iranyicira. Ndagenda nsanga ari mu mwuka, reka data ari kuvuga n'indimi, bamukoze nti niko iranyica nakoze iki. Ati ntabwo ari wowe, no sinindi. Ati nawe ari wowe iri sengesho warisenga. Ntibyagenze gute? Ati dufite dirijante wacu, banza hano mwe mutagiraga abadirije. Iyo narepeteye imbere anshira inyuma, urumva ikimubabaje? Iyo narepeteye kuri mikrofone ku cyumweru arayinyima akayiha Beatrice, ndi gusenga Imana ngo imwice. Tubwo ibyo nibyo uri kwifuza ngo ibyo nibyo uri kwifuriza dirijante ngo apfe kubera mikrofone atagaho kari kuwundi karahandurika. Icyo suri kubona cyoroshe, akivuga ngo mbese icyo kiroroshe, sinzi ukuntu Imana antije yerekwa gatoya. Ngiye kubona mbona afite inda y'amezi 2. Imana irambwira ngo mumbwirire ngo yabanza kwihana uwo muruho w'icyaha agendana, ko natihana ari nawe uzamwica. Ndamubwira numva uko Imana ivuze ati ndi Imana irambwiye ngo ratwite. Ati suri muganga? Nti oya ni yeri binyeretse. Ati ntago uri muganga? Nti ndi umuhanuzi. Nti Imana irambwiye ngo nutihana iyo nda niyo izakwica. Ikimbabaje, yakiranye n'Imana turi ku musozi, yanga kwihana. Uyu munsi ntabwo akiriho, kandi yari yazamutse ngo agiye gusengera nde dirijante ngo Imana. Amasengesho nkayo dufite akanya gato. Dawidi nawe ngo yirije ubusa iminsi 7, noneho ngo yanga kujya bateka n'inkoko. Bati Dawidi ntabwo arajya, ati ndi mu masengesho. Umunsi wa 7 ngabona abantu bari kongora, ati niko ko muri kongorera ngo bari babimuhishe, baravuga ati nitubivuga none harapfa.
yanze kujya umwana akiri muzima, nitumubwira ko umwana apfuye ubu ntarahuhuka ngo banga kubimubwira, ariko arabimenya. Umuhanuzi wa mbere ni umutima. Burya umuntu atari yavuga ngo wi, ntabwo uyobewe ibyo wakoze. Dawidi ati mwimpisha nabimenye, batubwo wabimenye nta mahoro, umwana yamaze gupfa. Dawidi ngo akomeza kubana na Batisheba, barangije babyara uyu mwana witwa Salomo. Salomo avutse, Imana ntiyareba aho Salomo avutse, ahubwo iha agaciro icyo izamukoresha. Niba mutananiwe mwongere mukomere Imana yacu amashyi. Imana ikunda Salomo kuruta abandi bana ba Dawidi. Yewe imuvugaho n'amagambo akomeye, ivuga ko anari uzasimbura se kungu, ivuga ko anari uzubaka n'inzu y'Uwiteka. Ariko kubera amagambo Imana imuvuzeho, kubera ibyiza Imana imuvuzeho, ngo bene se ntibyabanezeza. Uwitwa Adoniya ngo ababazwa nuko ibyo yari yiteze bitabaye, kuko ngo Adoniya yari azi ko ari uzasimbura se ku ngoma. Atungurwa nuko Salomo ari uzasimbura, ngo ategura kudeta mwibanga. Bibiliya ngo afata abagabo 50, abagendera ku magare n'abagendera ku mafarashi. Arabwira ati ndashaka ko dukora umuti, ndashaka ko murya inyama mugahaga. Ngo afata inka n'intama arabyica, arangije ngo arabagabura. Arababwira ngo ndashaka ko dukora umuti, ubundi mukangenda imbere n'inyuma muri kwa ngo haragasingizwa umwami Adoniya, turebe ko twaburizamo umugambi Imana ifite kuri Salomo. Ariko ndashimira Imana iherekeza ijambo ikarindana n'uwo yari bwiye. Ubwo ryaca mu muriro, umuriro urazima, ijambo rigakomeza. Muyikomera amashini bamutananiwe. Inka n'intama ngo barica, bararya cyane. Ngo kwa Adoniya ngo yarazi ko ari uzaba umwami, ngo yari umusore mwiza w'uburanga. Abahanga bwa ngo ko yakurikiranaga n'uwitwaga Abusalomu, yari yizi ko ari uzayobora. Ariko rati Imana ntireba nk'abantu, Imana ireba Salomo wavutse, ntiyitaho yavuki, yagacira ikizamukoresha. Hanyuma ngo abagabo baramwemerera n'ubwo ati turakugenda imbere, turi kuvuga ngo haragasingizwa umwami Adoniya. Ariko ngo igihe bari kumwamamaza, murokorewe, burya nta wiyamamaza ngo agere ku nsinzi, ahubwo uwamamajwe n'Imana arengaho abantu bari kuzamugeza. Ndakwifuriza kwamamazwa n'Imana, nta kizakwitambika, izakugeza ku mugambi wayo. Hanyuma rero ngo igihe bari kumwamamaza, umuhanuzi Natani aba yanabimenye. Ko ndashimira Imana igifite abahanuzi. Natani ngo arirukanka abwira Batisheba ati bya bindi Imana yavuze Satani yabirwanyije. Barukore, kuba twaravuganye n'Imana ntibikwiyeho ko twagerageza. Icyiza cyo kuvugana n'Imana, twe no ku munsi mubi tuzakomera. Muvuge ngo amena, muvuge ngo amena. Satani arwanya iby'Imana yakuvuzeho, ariko burya Satani nta mbaraga afite zo gukuraho icyo Imana yavuze. Kurwana arabishoboye, ariko burya ntabwo ari umuneshi. Imana ishimwe. Hanyuma Natani ariruka abwira Batisheba ati bya bindi Imana yavuze Satani yabirwanya. Batisheba ati none bigende bite? Natani atumva kuba Adoniya yiyamamaje ntibikwiyeho icyo Imana yavuze, ahubwo turacafite amahirwe. Dawidi aracahumeka, ihute kwa Dawidi umubaze, nanjye kumuhanuzi ndazi inyuma yawe. Batisheba agenda ari kuririmba ati kera bakwiringiraga. Arahindura ati Mana ibyo wavuze ubikurikirana ibihe nibi. Arirukanka ngo agere kwa Dawidi ngo yikubita hasi aramura. Dawidi atuwo ninde? Dore ko yari yaratangiye no guhuma. Ariko nubwo Dawidi yahumye, iyavuze kuri Salomo ntabwo ihuma. Ndashimira Imana idahuma. Dawidi atuwo ninde? Bati ni Batisheba ati mbwiza ukuri, hajya ninde uzagusimbura ku ngoma? Dawidi ngo igihe akimusubiza, Natani nawe barinje. Dawidi atuwo ninde? Sikandi bati ni Natani wowe kuje. Natani atabisiraheli bose baguteza amaso, tubwiza ukuri dukure mu rungabano. Dawidi ati nukuri navuze ko umuhungu wanjye Salomo ariwe
reka mvuga ikintu gikomeye. Buriya umuntu wese ufite indahiro y'Imana, nushaka utuze, urugamba uri kurwana, indahiro izarwana weho wicecekere. Niba hari ikintu Imana ihagararaho ni indahiro. Iyo yirahiriye, iyo yagize iki, kabone nubwo wahura n'ibikurwanya, weho urituriza, indahiro ikagenda ikarwana paka Imana ishoje icyo yavuze. Nicyo cyatumye Imana yirahira ngo nukuri kuri Aburahamu. Buriya Imana yirahiri bitandukanye no kuvuga ngo nguhaye ibi ariko ugomba kwitwara gute. Ruvuga ngo ibigwaye ibintu ariko birimo kondisi, ariko yivuze ngo ndirahiriye. Reka mvuga ko kantu gakomeye. Iyo uriho indahiro y'Imana, nubwo waje muri kabari, indahiro iragenda ikagukura muri kabari, ikagukuramo ikakugarura mu nzu y'Imana. Muranyumvise? Indahiro yo yinjiranye muri kabari, Imana iragenda igakurikirana ya ndahiro ikagukurura ikakuzana mu nzu y'Imana. Hanyuma Dawidi aravuga ngo nukuri navuze ko Salomo ari we nzaraga ubwami. Nikimenyimenyi munshakira umutambyi, ubundi muzane ihembe, ubundi muzane inyumbu cyangwa se farashi yanjye nicara, mugende muje igihori, muje kunyimikira Salomo ngihumeka. None hangeze ahantu hakomeye. Burya intambara urusaku ntirukuraho icyo Imana yavuze, ahubwo urusaku ni ifirimbi yibutsa Imana gutabara abera. Humura, kwiyamamaza kwa Adoni ibikuraho icyo Imana yavuze kuri Salomo. Ako kanya ngo bafata Salomo bamujyana ahantu bita igihori, ngo bahageze bazamura ihembe bakimwimikisha amavuta. Bibiliya avuga ngo nuko isi irasaduka. Abari kumwe na Adoni baturwa urusaku n'urwiki. Igihe bagikekeranya babona umuntu araje ati izo nyama nimuzicire. Umwami yagize gute? Yabonetse. Kandi inyama bakigize gute? Bakizirya. Asite prainen. Ndashimira Imana itabura hinyura ngo isohoze icyo yavuze. Bamaze kwimika Salomo, Salomo arebye inzira binyuzemo, arebye urugamba biciyemo, ariko Imana igahagarara ku cyo yavuze. Aravuga ngo iyi nyimitsi Adoni yagihumeka, nkwiye kujya kuyishimira. Bibiliya ivuze iki? Ngo azamuka ku kanunga karuta utundi, ngo azamukana ibitambi 1000. Abazamutse ku kanunga, haleluya. Niba hari isengesho rinezeza Imana, ni isengesho ryo gushima. Muranyumvise? Niba hari isengesho rinezeza Imana, ni isengesho ryo gushima. Iyo uzamutse ugiye gushima, ikora n'ibiruta ibyo yakoze. Ntukaje gusenga ugiye gutura Imana ibibazo gusa, ngo ibibazo nibivaho ureke kuja gushima. Ukwiye kuzamuka ukaja gushima. Ngo arazamuka ageze ku kanunga. Mureke mbabwire, hari ibintu bigera kuri 4 byatumye azamuka ku kanunga. Kambivugeho. Icambere, yari yaravutse mu buryo butemewe n'amategeko nkuko nababwiye. Icakabiri, ngo yari umwana muto. Aravuga ngo ngewe ndi muto, ariko impamagaye ntabwo ihamagara abakomeye, ahubwo ikomeza uwo yahamagaye. Muvuge ngo amen. Icyagatatu, yaragiye gusimbura umunyamaboko. Aravuga ngo gusimbura data wishinare ntabwo byoroshe, ariko yamuhamagaye, iyi guhamagaye niyo ibigushoye basa ugakora n'ibyo we atakoze. Wazamuka ku kanunga. Aravuga ngo kuba yarishe intare iyabimushoboje, nanjye niyo ngiye kureba. Haleluya. Icyakane, yaragiye gusimbura uwakunzwe n'Imana cyane. Aravuga ngo muribuka ko Imana yavuze ngo iri kuvuga kuri Dawidi. Aravuga ngo mbonye umuntu umeze nk'uko umutima wanjye. Uwo muntu kumusimbura biroroshe, ariko iyo wazamutse ku kanunga, muvuge ngo amen. Imana igukoresha ibiruta ibyo yakoze. Hanyuma ngo ari ku kanunga yagiye gutamba.
iryo sengesho rinezeza Imana ngo afashwe n'ibitotsi gake yasinzi. Imana irururuka iraza imwiyereka mu nzozi iravuga ngo Saro ukoze ibyananiye abandi, ubaye umwami none niho ubonye umwanya wo kuza gusenga. Abandi iyo babaye abatwara sibo ntabwo baba bakiboneka muri repetisiyo. Mama garuti uzi ko tuzarepeta kwa gatatu ati so umbwire perezida ko nakiboneka kuko ubu mpagarariye abadaso. Ariko Imana nginezezwa nuko Salomo abaye umwami akazamuka ku kanungu. Iramanuka iyo uzamukanye intego Imana iramanuka. Iyo uzamutse uzi ibyo ugiyemo Imana igira ite iramanuka ngo irururuka iramubwira ngo Salomo we saba icyo ushaka. Salomo nawe ngo ayibera umwana mwiza ayisaba ile paidren icy'ingenzi. Aravuga tumva ngo usabye ubwenge. Imana ngo iranezererwa iramubwira ngo kuko ibyo ari byo unsabye tunsabe ko abanzi bawe bapfa. Wari ufite umwanya wakugombye no gusaba ko badoniye aba, ariko kuko unsabye icy'ingenzi uhaye n'ibyo utasaba bakubangiri bamwe bazagukurikira aho uzahwana nawe mukomere Imana yacu amashyi. Iyo uzamukanye intego ukora ku mutima w'Imana. Iyo uzamukanye intego ukora ku mutima. Kera bakwiringiraga igicuranga ubwo ufite nitwifuza ari muri aya mavuta avuye guhura n'Imana, avuye kuganira nayo ngo amanuka afite ubwiza budasanzwe. Yandika iki gitabo cy'imigani aha mu bice 11 umurongo w'8 arandika ngo umukiranutsi akizwa amakuba ariko umunyabyaha asubira mu kigwici. Nushaka kubimenya neza uzasome mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel mu bice 3 uzasanga inkuru z'abagabo Saduraka, Meshake na Bedenego ngo umwami Nebukadinezari mu kibaya cadura itegeko ryari ryarasohotse ko abantu bose bakwiye kuramya igishushanyo yabaje, ariko ngo abantu bose bikubise hasi ngo haboneka abakiranutsi 3 ngo basigara bahagaze babati twe ntabwo turubararira ibyo tutazi, ntabwo turubararira idatanga urubyaro, ntiturubararira idakuraho umuruho, ntabwo turubarara. Abantu babwirane, hari abantu bari bashinzwe kureba rero babwirane Nebukadinezari bati bujya twese nubwo twunamye hari abagabo. Nebukadinezari ati abo barahari nibyo? Baramubwira bati nukuri barahari. Nebukadinezari ngo arabahamagara aravuga ati niko ibyo bambwiye nukuri? Basaduraka bati bigi ntabwo mwubaraye. Basaduraka bati twe twubararira ivuga bikaba yategeka bigakomera, tuza aho yadukuye 98 niyo yaturengeye, tugiye kuburara yaratugaburiye, twambaye ubusa yara. Ni Imana ishigikira umuntu ibyo kumenyekanyeza bigiha. Nebukadinezari atumva rero byabaye ubwa mbere ikondera niyongera kuvuga mwese hasi. Basaduraka batereka tukubwire ibyo twakoze ntibyadutunguye, twabitekerejeho, ntidushobora
kubararira. Arababwira ngo ubwo niyihe mana mwiringiye irashobora kubakiza amaboko yanjye? Baramubwira bati twari twakubashe, reka tukubwize ukuri, ntiturongera no kuvuga izina ryawe ryose ahubwo turaricamo. Bati yewe Nebuwe, siko munaniwe di? Bati yewe Nebuwe, nubwo itadukiza yigeze idutabara, yigeze itumwarura, yadushigikiye birangiye, abantu baratuvumye mura, byari birangiye duhagara aho. Uyu munsi nubwo yaceceka yigeze ikora. Dufite ibyatuma tutubarara, c'est l'effet d'Athènes. Dufite ibyatuma baramubwira bati ni ukuri Nebu, Nebu, tugatinye gukoza Satani isoni, tugacogorera imbere y'utarakebwe. Zamubwire ngo iyo twiringiye ifite imbaraga z'ibiruti by'iyiti binyembaraga, nubwo itadukiza yahaye ingumba kubyara turabibona, nubwo itadukiza yigeze iturengera, iyo dusinziye niyo idukangura. Iyo Marie Jose ziri gutembera mu nzu niyo ifata ikiganza igashira ku munwa. Uzi ko ari akantu kagiye mu kanwa, ugasanga wifatiye abantu ngo ndakaze, ngo ntabwo munzi. Urigiki kariya ka Marie Jose ikaretse kakinjira mu zuru, rahira kifiyeri ritarange babwiye. Ewe ikoze ku bwonko gato, nawe bakwanura imvura iguye, izuba ryava bakakwanura. Kagasura ni ukubera yo babwira Nebu, baramubwira ngo yewe Nebuwe, nubwo itadukiza yigeze idukiza. Nebukadinezari ngo uburakari buramufata, itanura bari baryenyegeje. Aravuga ati munshakira abasore bafite imbaraga. Ngo barabashaka abasore ngo bafata Abasaduraka barababoha disi, ariko ijuru riri kubireba. Ariko Mana we, Yesu we, kandi ibyo bari kubikora Yesu yibereye mu ijuru, ntabwo yari yakaza ko ni mu isezerano rya kera. Ariko biravuga ngo setikre santo veneda, Yesaya yari yaramuhanuye, aravuga ngo duhawe. Hanyuma ba Nebukadinezari bari kubaboha, bari kugira bate, agiye kubona babona Yesu batambutse, ari abapepe ati ni muhumure turi kumwe. Basaduraka bati ko tuzi ko utari waza ko Yesaya yaguhanuye unyuze. Yesu ati nahoze muri mwe, muhumure mbabanjirije mu muriro. Ba Nebukadinezari bati nimutubohe vuba, muri kudukereza. Naho ubundi Nebukadinezari ari kureba umuriro, Basaduraka babonye utegeka umuriro, bagati mutubohe vuba, utegeka umuriro twamaze kumubona, mugire vuba mwidukereza. Ngo na Sitefano bari kumutera amabuye, aho kubona amabuye yabonye umukiza. Imana ishimwe. Basaduraka ngo barabafata babajugunya mu muriro. Umva icyiza cyo kuba umukirano, umuriro usimbuka abakiranutse, ahubwo ngo usingira babajugunye. Yesu we, umva ikindi umuriro wakoze, ngo umuriro waciye ingoyi, amaboko y'abakoreye Imana arasigara. Noneho basanga Yesu yamaze kuwuha amabwiriza, batangira kuririmba bati ni ukubera Imana. Ngo bagiye kumva bumva mu muriro, ahubwo habaye igiterane. Nebukadinezari kuja guhengereza nuko ari kumva igiterane kiri mu muriro. Avuga ati niko umuriro usigaye uracuranga. Bandi baturi kutubaza iki waje kureba mu guhengereza. Ngo abona ngo harimwe abantu bane, icyakora ngo ishusho y'uwa kane ngo yasaga n'umwana w'intama. Avuga ati we twajugunye abandi bati twajugunye batatu. Nebukadinezari ati ko ndi kubona uwa kane, kandi uwa kane we ntasanzwe arasa. Iyi Mana twicaye
iguteye imbere ishobora kutabana nawe mu kigeragezo ikaja guhagarara aho kirimo kwicira. Ishobora kutabana nawe mu kigeragezo ikaja guhagarara aho cyari bukwicira. Iherutse guhagarara nanjye nzabibabwira ikindi gihe. Amina. Ndi kwimura umurozi nyine. Nzagaruka. Oya nzagaruka namwe mwinyosha. Noneho rata Nebukadinezari ngo atangira guhenda abakiranutsi. Mureke twibera abakiranutsi. Uwo muri kumwe mumbwire ngo umubare w'ibanga ni ugukiranuka. Tuzarya ibyiza byo mu gihugu, tuzabaho Satani atabishaka, tuzakomera atabishaka, upfa kubura umuki. Watangira kubahenda ati mwoka byaramwe mumbabarire muve mu muriro. Basaduraka bati buretse naho ngo umuriro Yesu yari yawuhinduye ubusa. Bari kumva nta kibazo, umuriro wahindutse akazuba keza. Basaduraka basohoka bari kuririmba bati kerabakuraraga mu minsi ya kera. Noneho umva icyantangaje. Basaduraka ngo bamaze gusohoka, Yesu yasigaye we mu muriro. Uzi impamvu yasigaye mu muriro? Nuko ibyo gutwika abagenzi bigihari. Uzi ko mutanyumvise? Iyo asohokana na Basaduraka uwawe yari kuzawuzimya gute? Barasohotse wasigara. Niyo mpamvu bagucanira umuriro ntikugira icyo gutwara. Nuko Yesu yasigayemo. Niyo mpamvu bavuga bataraguhari baje kona bakabona hatambutse gitwara. Nuko Yesu yahasigaye. Muvuge ngo amena. Mumukomera amashyi yo kabyara yogahe. Umuriro wasimbutse abakiranutse ababajugunye ngo wahise ubatwika. Turashoje ariko nushaka kubimenya neza nubundi muri iki gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli urahasanga inkuru za Daniyeli. Bamujugunye mu rwobo ruri mu intare ngo zari zimaze iminsi zitarya, ariko ageze mu rwobo ngo zimwe arazisasira izindi araziyoroza. Kubera iki? Nuko ari umukiranutsi ngo ararana nazo. Ariko mu gitondo abamugambaniye abana n'abagore babo ngo zabacagaguye bataragera muki hasi mu cobo. Kubera iki? Ntabwo bakiranukaga. Uko waba uri ko kose haranira gukiranuka, uzakizwa amakuba kandi umunyabyaha azasubira mu kigwi cyawe. Twaje kure tukavuga inkuru za Morodekayi. Muzi ko aho Morodekayi yari kumanikwa ariho Hamani yagize gute? Cedrene, mwakire neza ijambo ry'Imana. Hombeka amaso yawe. Umubare w'ibanga ni ugukiranuka. Uzakizwa amakuba. Iyi si turimo, umuririmbyi yararirimbye ngo nta cyiza kirimo. Uzayirokorwa no kuba uri umukiranutsi. Turi mu isi y'ibiduca intege, ariko iyo twiringiye ifite imbaraga. Mureke tuyihendahende, tuyibwire ngo twagize amahirwe. Turahuvugiye. Haleluya. Twagize amahirwe. Iri jambo ntabwo umuntu uri Kimironko aryumvisha, umuntu uri muri buwate ntabwo aryumvise. Ugize amahirwe weho waje aho Imana ivugira, kandi aha ni naho ikorera. Mureke twese duhaguruke. Ndakoresha umukozi w'Imana wambanjirije, niwe ugiye gusenga Imana atubwirira Imana ngo duhe imbaraga zo gushobora kuba abakiranutsi. Ibyo kutwambura ubunyangamugayo byo biragwiriye, ariko Imana yaturaritse ibirusha imbaraga. Egera hino usenge. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Imenya ibuzima visama aradashira. Data turakuzamuye, dukeneye imbaraga z'ububyutse. Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa.
duhe imbaraga dutumbagire